Yesu Kristo ashimwe. Tugeze ku munsi w'106, turi mu gitabo cy'ingoma za kabiri. Uyu munsi turakomeza dusoma ibice 7 n'ibice 8 n'ibice 9. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igice cya 7, icyubahiro cy'Imana cyuzura urusengero. Nuko Salomo amaze gusenga, umuriro umanuka uva mu ijuru wotsa igitambo cyo koswa n'ibindi bitambo. Icyubahiro cy'Uwiteka cyuzura inzu. Abatambyi ntibabasha kwinjira mu nzu y'Uwiteka, kuko icyubahiro cy'Uwiteka cyuzuye inzu y'Uwiteka. Abisiraheli bose babonye uko umuriro wamanutse, icyubahiro cy'Uwiteka kikaba ku nzu, barunama bubika amaso hasi ku mabuye ashashwe bararamya, bahimbaza Uwiteka bati, Uwiteka ni mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Maze umwami n'abantu bose batambira ibitambo imbere y'Uwiteka. Umwami Salomo atamba inka nzovu 2 n'ibihumbi 2 n'intama agahumbi n'inzovu 2. Uko niko umwami n'abantu bose bejeje inzu y'Imana. Kandi abatambyi bari bahagaze ku mirimo yabo, Abalewi nabo bari bafite ibintu bivugirizwa Uwiteka, ibyo umwami Dawidi yari yarakoreshereje guhimbarisha Uwiteka, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose, n'ibyo Dawidi yakoresheje iyo yashakaga guhimbarisha Uwiteka imirimo yabo. Abatambyi bavugiriza amakondera imbere ya bose, Abisiraheli bose nabo bari bahagaze. Kandi Salomo yeza no hagati mu rugo rw'imbere y'inzu y'Uwiteka, kuko yahatambiye ibitambo byoswa n'urugimbu rw'ibitambo by'ishimwe y'uko bari amahoro, kuko icyotero cy'umuringa Salomo yaremye kitabashije gukwirwaho ibitambo byoswa n'amaturo y'amafu y'impeke n'urugimbu. Nuko icyo gihe Salomo agira ibirori by'iminsi 7 hamwe n'Abisiraheli bose. Bari iteraniro rinini cyane, baturutse mu gihugu cyose, uhereye aharasukirwa i Hamati ukageza ku kagezi ka Egiputa. Ku munsi wa 8 bagira guterana kwera, kuko bari bamaze iminsi 7 beza icyotero. Bari mu birori by'iyo minsi uko ari 7. Maze ku munsi wa 23 wo mu kwezi kwa 7, Salomo asezerera abantu ngo batahe, bajya iwabo banezerewe kandi bishimiye mu mitima ibyo Uwiteka yari yeretse Dawidi na Salomo n'ubwoko bwe bwa Isiraheli. Uko niko Salomo yujuje inzu y'Uwiteka n'inzu y'ubwami, n'ibyo Salomo yari yarayibwiye mu mutima we ko azakora mu nzu y'Uwiteka no mu nzu ye bwite, arabisohoza neza. Imana ibasezeranya ibyiza n'ibibi. Hanyuma Uwiteka yiyereka Salomo nijoro, aramubwira ati, numvise gusenga kwawe, maze nitoraniriza aha hantu ngo habe inzu yo gutambiramo ibitambo. Nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye n'ibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire igicumuro cyabo, mbakirize igihugu. Uhereye none amaso yanjye azajya areba, n'amatwi yanjye azajya yumva gusenga kwasengerwa aha hantu, kuko ubu ntoranije iyi nzu nkayereza kugira ngo izina ryanjye riyibemo iteka ryose, n'amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoramo iminsi yose. Kandi nawe nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga, ugakora ibyo nagutegetse byose, ukitondera amategeko n'amateka yanjye, nanjye nzakomeza ingoma yawe nk'uko nasezeranye na so Dawidi, nkamubwira nti, ntabwo uzabura umuntu wo gutegeka Abisiraheli. Ariko nimuteshuka mukareka amateka n'amategeko yanjye nabashyize imbere, mukagenda mugakorera izindi mana mukaziramya, nanjye nzabarandura mbakure mu gihugu cyanjye nabahaye, kandi iyi nzu nereje izina ryanjye nzayijugunya imve mu maso, nzayigira iciro ry'imigani n'agashinyaguro mu mahanga yose. Kandi iyi nzu uko ireshya uku, uzayinyura imbere wese azatangara avuga ati, ni iki cyatumye Uwiteka agenza atyo iki gihugu n'iyi nzu? Nuko
Bazasubiza bati, kuko bimuye Uwiteka Imana ya ba sekuruza yabakuye mu gihugu cya Egiputa, bagakeza izindi mana, bakaziramya, bakazikorera, nicyo cyatumye bateza ibi byago byose. Imyubakire ya Salomo. Iki ni igice cya 8. Imyaka 20 ishize, ariyo Salomo yubakiye inzu y'Uwiteka n'inzu ye bwite, Salomo arongera yubaka imidugudu Hiramu yamuhaye, ayituzamo Abisiraheli. Hanyuma Salomo atera i Hamati-soba arahatsinda, aherako yubaka i Tadumori mu butayu n'imidugudu y'ububiko yose yubatse i Hamati, kandi yubaka i Betihoroni yo haruguru y'i Betihoroni yo hepfo, kandi yubaka i Betihoroni yo haruguru n'i Betihoroni yo hepfo, imidugudu igoteshejwe inkike z'amabuye zirimo inzugi z'amarembo n'ibihindizo, n'ibarati n'imidugudu y'ububiko Salomo yari afite yose, n'imidugudu icyurwamo amagare ye yose, n'imidugudu y'abagendera ku mafarashi be, n'ibyo Salomo yashatse kubakira kwinezeza byose i Yerusalemu n'i Lebanoni no mu bihugu yategekaga byose. Abantu bose b'insigarizi b'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi batari Abisiraheli, abuzukuruza babo basigaye mu gihugu, abatarimbuwe n'Abisiraheli, nibo Salomo yatoranyagamo abagira imbata kugeza n'ubu. Ariko mu Bisiraheli Salomo ntiyagiragamo imbata z'umurimo we, ahubwo bari ingabo zo kurwana n'abatware bakuru b'ingabo ze n'abatware b'amagare ye n'abagendera ku mafarashi be. Abatware bakuru b'umwami Salomo bamutwariraga bari 250. Icyo gihe Salomo yimura umugore we, umukobwa wa Farawo, wabaga mu mudugudu wa Dawidi, amushyira mu nzu yamwubakiye, kuko yavugaga ati, umugore wanjye ntazaba mu nzu ya Dawidi umwami wa Isiraheli, kuko ari ahantu hera, aho isanduku y'Imana yageze. Nuko Salomo ahereye ubwo akajya atambira Uwiteka ibitambo byoswa ku cyotero yubakiye Uwiteka imbere y'ibaraza, agatamba ibyo Mose yategetse uko bukeye, n'iby'amasabato n'iby'imboreko z'ukwezi, n'iby'iminsi mikuru itegetswe 3 mu mwaka, ariyo minsi mikuru y'umutsima udasembuwe, n'umunsi mukuru ukurikira amasabato 7, n'iminsi mikuru y'ingando. Ategeka n'ibihe by'umurimo w'abatambyi akurikije itegeko rya se Dawidi, n'iby'imirimo y'Abalewi yo guhimbaza no gukora imbere y'abatambyi nk'uko umurimo wabo w'iminsi yose wari uri, n'iby'abakumirizi uko byari biri ku marembo yose, kuko ariko Dawidi umuntu w'Imana yari yarategetse. Ntibagira itegeko ry'umwami barenga mu yo yategetse abatambyi n'Abalewi ku ijambo ryose cyangwa ku bintu byabitswe. Nuko imirimo ya Salomo yose iratunganywa kugeza ku munsi yashyiriyeho imfatiro z'inzu y'Uwiteka, no kugeza aho yuzuriye. Nuko inzu y'Uwiteka iruzura. Hanyuma Salomo ajya Esiyoni-Geberi na Eroti ku nkengero y'inyanja mu gihugu cya Edomu. Hiramu amwoherereza inkuge zijyanwa n'abagaragu be bamenyereye inyanja, bajyana n'abagaragu ba Salomo Ofiri, bakurayo italanto z'izahabu 450, bazishyira umwami Salomo. Igice cya 9. Iby'umugabekazi w'i Sheba. Umugabekazi w'i Sheba yumvise inkuru ya Salomo, aza i Yerusalemu azanywe no kumubaza ibinaniranye, amugerageza. Yari azanye n'abantu benshi cyane, n'ingamiya zihetse ibihumura neza, n'izahabu nyinshi cyane, n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ageze kuri Salomo amurondorera ibyari mu mutima we byose. Salomo amusobanurira ibyo yamubajije byose, nta kintu cyasobye Salomo atamusobanuriye. Nuko umugabekazi w'i Sheba abonye ubwenge bwa Salomo n'inzu yubatse, n'ibyo kurya byo ku meza ye, n'imyicarire y'abagaragu be, no guhereza kw'abahereza be n'imyambarire yabo, n'abahereza be ba vino n'imyambarire yabo, n'urwuriro yazamukiragaho ajya mu nzu y'Uwiteka, arumirwa bimukura umutima. Aherako abwira umwami ati, inkuru numvise mu gihugu cyanjye z'ibyo wakoze n'iby'ubwenge bwawe zari iz'ukuri.
ariko sindakemera ibyo bavuze kugeza aho naziye nkabyirebera n'ayanjye maso, kandi mbonye ko ntabwiwe n'igice cy'ubwenge bwawe bukomeye burengeje inkuru numvise. Hahirwa abantu bawe, abagaragu bawe barahirwa bibera imbere yawe iminsi yose, bakumva ubwenge bwawe. Uwiteka Imana yawe ihimbazwe, yakwishimiye ikakwicaza ku ntebe yayo, ukaba umwami utwarira Uwiteka Imana yawe. Kuko Imana yawe yakunze ubwoko bwa Isiraheli, igashaka kubukomeza iteka ryose. Nicyo cyatumye ikugira umwami wabo, guca imanza zitabera. Maze atura umwami italanto z'izahabu 120 n'ibihumura neza byinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Kandi ntabwo higeze kubaho ibihumura neza nk'iby'umugabekazi w'i Sheba yatuye umwami Salomo. Kandi n'abagaragu ba Hiramu n'aba Salomo abazanaga izahabu ya Ofiri nibo bazanaga ibiti bimeze nk'imisagavu n'amabuye y'igiciro cyinshi. Umwami akoresha ibiti bimeze nk'imisagavu, inzuririro z'inzu y'Uwiteka n'iz'inzu y'ubwami, abibazamo n'inanga na neberu by'abaririmbyi. Kandi kera kose mu gihugu cy'i Buyuda ntihigeze kuboneka ibiti nk'ibyo. Maze umwami Salomo aha umugabekazi w'i Sheba ibyo yifuzaga n'ibyo yasabye byose, biruta ibyo yatuye umwami. Nuko arahaguruka asubira mu gihugu cye n'abagaragu be. Ubutunzi bwa Salomo. Izahabu yajyaga kwa Salomo mu mwaka yari italanto 666, udashyizeho iz'abagenza n'abacuruzi bazanaga. Kandi abami ba Arabiya bose n'abatware bo mu gihugu bajyaga bazanira Salomo izahabu n'ifeza. Maze Salomo acurisha ingabo 200 mu izahabu, italanto z'izahabu 600 zikajya zicurwamo ingabo imwe. Acura n'ingabo ntoya 300 mu izahabu, ishekeri 600 z'izahabu zikajya zicurwamo ingabo imwe. Umwami azitambika mu nzu y'ibiti by'ikibira cy'i Lebanoni. Kandi umwami yibajirishiriza intebe nini y'ubwami mu mahembe y'inzovu, ayiteraho izahabu itunganijwe. Iyo ntebe ye ifite urwuririro rw'intambwe 6, ifite n'agatebe k'ibirenge k'izahabu. Izo nzuririro zari zifashe ku ntebe, kandi hariho n'imikondo impande zombi z'ahicarwa, n'ibishushanyo by'intare 2 bihagaze impande zombi iruhande rw'imikindo. Kandi ibindi bishushanyo by'intare 12 byahagararaga impande zombi ku nzuririro uko ari 6. Mu bihugu byose nta ntebe yigeze kubazwa isa nayo. Ibintu umwami yanyweshaga byose byari izahabu, n'ibirirwaho byose mu nzu y'ibiti by'ikibira cy'i Lebanoni byari izahabu itunganijwe. Ku ngoma ya Salomo ifeza ntiyatekerezwaga ko ari ikintu, kuko umwami yari afite inkuge zajyaga zijya i Tarushishi zijyanwa n'abagaragu ba Hiramu. Uko imyaka 3 yashiraga, inkuge z'i Tarushishi zajyaga zigaruka zizanye izahabu n'ifeza n'amahembe y'inzovu n'inkima na tawusi. Nuko Salomo arusha abami bo mu isi bose ubutunzi n'ubwenge. Abami bo mu isi bose bashakaga kureba Salomo ngo bamenye ubwenge Imana yashyize mu mutima we. Uwazaga wese yazanaga ituro rye, ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyambaro n'intwaro zo kurwanisha n'ibihumura neza n'amafarashi n'inyumbu. Niko byagendaga uko umwaka utashye. Kandi Salomo yari afite ibiraro by'amafarashi 4,000 yakururaga amagare ye, n'abagendera ku mafarashi inzovu imwe n'ibihumbi 2. Ibyo abishyira mu midugudu ibikwamo amagare y'i Yerusalemu mu murwa w'umwami. Kandi yategekaga abami bose uhereye kuri rwa ruzi ukageza ku gihugu Filisitiya no ku rugabano rwa Egiputa. Umwami atuma i Yerusalemu hagwira ifeza ingana n'amabuye yaho ubwinshi, n'ibiti by'imyerezi atuma bingana n'imivumu yo mu kibaya ubwinshi. Kandi bazaniraga Salomo amafarashi avuye muri Egiputa no mu bihugu byose. Kandi indi mirimo ya Salomo yose, iyabanje n'iyaherutse, mbese ntiyanditswe mu by'umuhanuzi Natani no mu byahanuwe na Ahiya w'i Shilo no mu byahishuriwe Ido bamenya kuri Yerobowamu mwene Nebati? Salomo amara ku ngoma imyaka 40 i Yerusalemu,
ategeka Abisiraheli bose. Hanyuma Salomo aratanga, asanga ba sekuruza, ahambwa mu mudugudu wa se Dawidi, maze umuhungu we Rehobowamu yima ingoma ye. Imana rero ibahe umugisha kandi mugire Thanksgiving nziza. Turasoje, turakomeza ejo n'igice cya 10, cya 11 n'icya 12.